nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School uzamuzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Muraho tugiye kwiga n'abana mu Kinyarwanda dufatanya gukosora ibibazo biri mu gitabo cy'ibyitozo mwatanye muri vacances cyangwa mu biruhuko. Ahari muri Happy Kids, ishuri riherereye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, i Gahanga ku isoko umanutse ujya kuri stade ya cricket. Hanyuma mbere yuko dutangira, abana ndatekereza mu biruhuko mumeze neza n'ababyeyi, ariko kandi mwibuka ko dufite icyorezo cya coronavirus cyayogoje mu gihugu cyacu ndetse n'isi yose. Bityo rero mukaba musabwa kuguma kwirinda ndetse no gukurikiza amabwiriza kugira ngo tugihashye. Icyambere mukamenya ko mugomba kwambara agapfukamunwa, mugakaraba amazi meza ndetse n'isabune, hanyuma mwava mu rugo mugiye hanze yo rugo ahari abantu benshi, ukamenya ko byibuze nyuma yo kwambara agapfukamunwa neza ukanasigamo intera byibuze ya metero imwe. Nizere ko mwese muri amahoro kandi muzagera ku ishuri amahoro mukomeje kwirinda. Tugiye rero gukomeza n'isomo ry'Ikinyarwanda mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Hanyuma turafatanya namwe abanyeshuri gukosora ibibazo biri mu gitabo cy'imyitozo mwajyanye mu biruhuko. Mwese turafata kuri page ya 29 mu gitabo cyanyu, rekeza buri wese afite ikaramu ndetse naho kwandika kugira ngo tujyanirane. Ese mu rugo hari umuntu wambwira ujye ureba amakuru? Mu rugo mujya mureba amakuru? Byiza cyane. Ninde wambwira kimwe kibafasha mu kubona amakuru mu rugo, kumureberaho amakuru? Murakoze cyane. Harimo televiziyo na mudasobwa. Tugiye kureba ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu ikoranabuhanga. Kuko mubizi leta yacu cyangwa igihugu cyacu n'isi muri rusange turi mu gihe cy'ikoranabuhanga aho riri gutera imbere. Nk'uko n'ubu turimo turiga kandi mutari ku ishuri, iryo ni ikoranabuhanga. None ntekereza mwese mufite amakaramu, buri wese nanyandikire ibikoresho bibiri byifashishwa mu ikoranabuhanga. Icyambere twabonye televiziyo. Ikindi radiyo. Ikindi
mudasobwa. Ikindi mubazi n'ibindi. Buri wese atekereza yakwandika urutonde rw'ibikoresho birenga 10 bikoreshwa mu ikoranabuhanga. Hanyuma rero twese tugiye gufata mu gitabo cyacu cy'imyitozo kuri paje 26 twitegereze amashusho ahari. Twese tutegereje amashusho ahari ku kibazo cya gatandatu. Twitegereze amashusho ahari twese, hanyuma dusubize ibibazo bihari. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo itegereze amashusho hanyuma utange amazina y'ibyo bikoresho bihari. Icya mbere mwese murabona mwese cya mbere ari iki? Igikoresho cya mbere, igikoresho cya mbere gihari ni mubazi. Hari igikoresho cya mbere gihari ni mubazi. Ikoreshwa iki? Ikoreshwa mu gihe umuntu ashaka kumenya imibare y'ibintu. Uri gukora itonde. Twabonye ko ishusho rya mbere cyangwa ifoto rya mbere ari mubazi. Ifoto ya kabiri, mwese mwitegereze ifoto ya kabiri. Turabona ifoto ya kabiri ari iki? Ni mudasobwa. Murakoze cyane, mudasobwa. Hanyuma itegereze ifoto ya gatatu. Twese turi kureba ifoto ya gatatu. Ifoto ya gatatu ni iki? Mwandikisho. Murakoze cyane, mwandikisho. Ibi nibyo bikoresho dufite ku rupapuro rwacu. Hanyuma twaba turareba ibikoresho bikoreshwa mu ikoranabuhanga. Ninde wambwira akamaro ka kimwe mu gikoresho cy'ikoranabuhanga? Yego, igikoresho, urugero telefone idufasha guhamagara ndetse no kohereza amafaranga. Murakoze cyane. Ninde wambwira urundi rugero? Buri wese afate ikaramu ye n'ikayi yandike ibikoresho bitatu n'akamaro kabyo. Ibikoresho bitatu by'ikoranabuhanga n'akamaro kabyo. Murakoze. Tubonye ko telefone idufasha mu guhamagarana, guhana ubutumwa ndetse no kohereza amafaranga. Ikindi mwabonye ko mudasobwa idufasha iki? Mudasobwa idufasha kubona amakuru. Ikindi mwabonye ko radiyo idufasha kumva amakuru ndetse no kumva umuziki. Muri mwese nizera ko buri wese akunda umuziki. Murakoze rero, buri wese afata urupapuro rwe asubize ibibazo byose biriho bijyanye n'ikoranabuhanga. Hanyuma kandi buri wese ufata ikayi n'ikaramu wandike ibikoresho 5 by'ikoranabuhanga ukuyemo ibi twanditse hano ku kibaho n'ibyo mwanditse mu makayi, wandike ibindi 5 n'umumaro wabyo. Murakoze cyane.